hari abantu bajya bavuga ngo mwene data ngo ntukagire gutya kuri mwene data. Abantu bose basengana uko muhurira mu nsengero ntago ari bene so, uko muhurira muri korali ntago ari bene so. Banza umenye ngo mwene data bamurikiwe nandi naba basenga bamarayika. Ese bamarayika nabahe naba turi kuvuga. Ni imyuka imibi y'ahantu ho mu ijuru Bibiri yivuga. Yesu yavuze ijambo yabyaranye n'imyuka y'abantu n'abantu mu buryo bw'umubiri. Ibyo bavuga ngo imyunga abamarayika ntibaza ngo babyarane n'abantu, baraza bakabyarana nabo, kuko kwa Loti baraje, kwa Aburahamu baraje barya inyama. Kukiza kwa Aburahamu bariye inyama, abamarayika barya, babura gute kuryamana n'abantu? Rero iyo myuka abo ngabo abo turi kuvuga juste nibo babo ngabo bakorerana n'iyo myuka mibi, abantu batasobora gusobanukirwa, akagira ngo ni umunyamwuka w'Imana kuko yamenye ibya sekuru n'ibya nyirakuru n'iby'iwabo byose, yamenye iby'Imana yari yaramuvuzeho, kandi gare ko abibona ubu uri kubimuhereza mu kiganza. Udafite umwuka w'Imana ntugire n'umwuka w'abarangi, ntabwo wabatandukanye. Yego. Ubwo nuko ngo birasaba ko umuntu agira umwuka umuyobora. Umwuka umuyobora bagahitamo icyo agomba kuba muri Yes, hari umuntu dukurikiye muri iki kiganiro umaze kuba batagomba kumenya umwuka we umuyobora. Ese ni umwuka w'Imana ukuyobora? Biravanga ayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ese nawe uri muri systeme yabi wanyu, ni no mpamvu bakora akabati uyu n'uwacu ntago yaturwanya. Manza rero umenye, uri kumva wisobanukirwe, umenye niba warakiye Yesu umwami n'umukiza uri mu ishyanga ryera cyangwa se niburi nibyo Yosuwa yabajije. Buriya Yosuwa ndamukunda. Yosuwa yaravuze ati kuje kuturenya uri wo mu bacu cyangwa uri mu bisha bacu. Anagira no kurwaga bwira Abisirayeli agati rero ngiye mfashe iruhande nzakorera Uwiteka Imana yacu. Yabwira Abisirayeli ngo murahitamo Imana mukomba gukorera. Yes. Abasekuru niba ari mu butayu Imana y'Abanyakanani, niba ari Imana z'Abanyegiputa cyangwa niba ari Imana zo mu butayu, murahita. Cyangwa yanagira akantu gato agahita agenda akavuga ngo ari ngumva ngo nge sinzongera kwirirwa nsenga ngo ubwizame ishaka nitabishaka irorere ngo reba abandi bana ngo reba abandi runaka ngo reba igatangira kwereka ibibazo, kuko kandi ubwo tayari ari kubona ibibazo by'Imana ubwaye, ari kubona ari gufite ibyaha ashinja Imana. Iyo myuka ishinzwe gushinja Imana amafuti, kandi Imana ubwayo nta futi igira. Waba waburaye yitwa Imana irera, waba wabwiriwe wabuze urubyaro, igihe cyose nta kintu na kimwe wowe muntu wakora kugira ngo Imana ireke kwitwa Imana. Iyo myuka ikikora rero ifite ubutware, twabisomye, ifite n'ubushobozi, irategeka abategetsi, mbese ariko icyo nshimira Imana muririmbye yararirimbye ngo natwe kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye yose nk'uko yayavuze hatabuze na kamwe, nk'uko yayatubwiye, natwe tugira ubutware n'ubushobozi, natwe tukinjira tukajya guhangana nayo. Iyo myuka ikikora niki? Iyo kuko yaje mu isi mu itangiriro ibice 6 ku murongo wa mbere bazasome, sindi bafata umwanya wo kujya nsoma, ngo yaraje iryamana n'abantu. Bibiliya yitangiye sibwo umuntu yarakiremwa. Yego. Yahisiza ngo ibona abakobwa mu isi ryamana nabo, maze kubyarana nabo ngo havukamo za ntwari za kera, bya bihanda biravuka, bagira abo bana babavutsemo bagira umwuka wundi wo kurwanya Imana. Yego. Bahita bakreya, kuko Adamu na Eva bari bazi Imana yonyine, noneho baje bakreya ubundi buryo bw'ubumana. Yego. Mu gukreya ubundi buryo bw'ubumana bagakoresha n'ikigirwamana, yaba inka ikavuga kandi igakora ibintu bigasohora. Yego. Yaba ihene, yaba igiti babaje kigasohoza ibyo kuko bafite ubuje. Imbaraga rega naga ari icyo giti, ni umwuka uherekeje icyo giti. Noneho mu isi havuka Imana nyinshi. Mu Mana nyinshi rero iyo turarebaho cyane ni y'uburyo bwo guterekera. Nkatwe nk'Abanyarwanda tubirebere mu buryo bw'Abanyarwanda. Haza umwuka wo kuba batari bazi Imana rure. Batari bazi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ahubwo bo bahita bamenya izindi mana zitwa imiterekero. Basogokuruza batari bazi izo mana, batari bazi Imana rurema, bahita bayoboka iyo miterekero. Ubwo ndagira ngo mitengera kubarwanywa n'iyo myuka. Yego. Bimaze gukubitana n'iyo miterekero, bo kubera ko umwuka wari ubarimo babwiraga yuko bo bazi Imana, iyo myuka mitwatangiye tuvuga izi Imana, izi yuko ihari, kandi izi yuko igihe runaka gishobora kugera n'urubyaro rwo ku Mana rukayikubita. Habagaho amasezerano. Bakicara bari guterera bati
ko tureba mu muryango wanyu harimo uzatatira igihango agaca ku ruhande akajya muri aduyi yacu, reka mbivuge gutya kuko akaba umwanzi wacu bo bagahita bavuga ati uwo rero naramuka atatiriye ntazabyare ntazashake ntazagira ikintu abona ntazagira akantu na kato yibonera kugira ngo ibyo byose nibimukubita azatugarukira. najya nabisobanukira natuje hari ukuntu najya mbwiriza abantu ariko none ungeze ku ngingo. Bibiliya avuga ngo ntimukirana n'abafite inyama n'amaraso, murwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, abatware principalities, abatware bategeka isi y'umwijima n'abanyabushobozi, bafite n'ubushobozi, bafite imbaraga nyinshi, bakorera mu bantu, ntabwo bazakorera mu nyamaswa. Ubwo twagiye hari icyo bita demons barimo n'ingabo za satanizo, sibyo? Hakaba noneho n'abitwa devils, ndi kubivuga mu ndimi z'amahanga kugira ngo abantu babashe kudistinga, sibyo? Nanuza na Holy Ghost cyangwa se imyuka mibi yaje yabaye connected, yinjiyemo yinjije ibihanda. Ibyo bo bita ibihanda ni abana bavutse ku bamarayika, abo bamarayika bo mu ijuru baguye, baje mu isi. Bibiliya, uyu mwanditsi wa Bibiliya ntabwo turi bumuvuguruze, ntekereza ko ari Kinyarwanda yanditse, yaravuze ngo abana b'Imana ngo baje mu isi. Urumva ntabwo baturutse kuzimu, kuko iyo baturuka ikuzimu kuko ari abana ba Satani, ariko kuko baturutse mu ijuru baje ari abana, yahita avuga ngo abana b'Imana baje mu isi, babona abakobwa beza babyarana nabo. Abo bana babyaranye nabo ngo nibo za ntwari za kera, barimo za Goliyati, zirimo bande n'abande, ibintu nk'ibyo ngibyo. Izo ntwari za kera rero zo zari zigenda zinjira, nta muntu umva kugira ngo uzapfe kumenya neza umuntu udafite ayo maraso biragoranye, kuko urumva byarakuze. Gusa hari cyabayeho Imana ngo irababara, ngo iravuga ngo umwuka wanjye ntabwo uzakomeza kuruhana n'abantu. Yari yabonye byabaye too much, ngo ahitamo kubateza umwuzure. Mu guteza umwuzure Nowa n'ubundi yinjiranye n'imiryango, hari harimo abakazana be, twabwirwa n'iki ko abakazana badafite ayo maraso, hari harimo abahungu be binjirana mu nkuge, ntabwo ari Nowa wenyine, kuko birivuga ko ari Nowa rukiranukaga wenyine, ariko mu kwinjira mu nkuge n'ubundi yinjiranyemo n'imiryango. Iyo miryango rero n'ubundi yazanye ayo maraso, bavutse birakomeza. Muri bya kindi kigaragaza, ibaze ku rwego abantu bavuga ikibazo cy'ubutinganyi, bazi neza yuko ubutinganyi bwarimbuye Sodomu na Gomora, ariko umuntu agakomeza akabikora. Umuntu akitora akiturikirizaho igisasu azi neza ko nawe ari bupfe. Mbese iyo myuka yo ni ibyihebe. Yes, ubwo twacometse tugeze ku myuka mibi noneho ikorera mu bantu. Twageze hano iwacu i Rwanda, abantu batangiye kumenya imana nyinshi zigiye zitandukanye. Bo hariyo bita kuterekera, kubandwa, ibintu nk'ibyo byose, kuko habayeho icyo bita ibihango bati turabona. Hari igihe uyu mwana nubwo tugiranye amasezerano nawe, turi kubona Beti azacomoka mu miryango wanyu akaza kuvuga indi mana itamenyekana, uko Paulo yagiye itariyo akavuga ati sibyo aduye uyu mwana bizagende gute, baramusheta. Basokokuruza baramusheta. Yego. Ikimenyetso, ikintu cya mbere, ngende muto mu myaka ntago ari myinshi, nihishirirwa yari yaraturutse ku Mana. Yego. Ubundi nk'urugero rutari kure, abami baravugaga ngo umwana ngo uzasimbura se avukana imbuto. Yego. Kandi mu byo tuzi koko nta mwana wawe ufite imbuto mu nda ngo azipfumbate, ahubwo hari umuntu uzimupfumbatisha. Yego. Kugira ngo azimupfumbatishe rero nuko baramenya amakuru y'uwo mwana 100%. Iyo tumenya amateka dusanga nta mwana wavukanye imbuto wapfuye afite imyaka 10. Yego. Dusanga nta mwana wapfuye afite imyaka 20 kandi yaravukanye imbuto yariswe umwami. Yego. Ntabwo tumubona, nta mu mateka nawe tuzi. Ahubwo icyo bakoraga ni igiki, kujyana umugore utwite w'umwami bakamenya igitsina twite kuri nde ku mupfumu, kuko ubwo mipfumu ikorana n'imyuka yo yatanze ubushobozi bwo kureba, bakamenya ikijya mbere. Iyo bavuze umupfumu no gupfumura. Noneho bo arareba, arangije aravuga ati uyu mwana uyu mugore atwite umwana w'umuhungu, ndabona azapfa afite imyaka 10. Uwo rero ntago ari umwami, nasubireyo. Undi akaza noneho bareba akabati azapfa afite 70 80, kandi turabona afite ubushobozi yazayobora.
icyo gihe ngo bazanaga umukecuru wansobanurira arambwira ngo bitwa biru ngo bazanaga umwiru sinzi niba ariko babivuga muri ihangana wo gukurikirana iyo nda kugeza igihe uwo mugore abyara umwiru ahari agahita amenya ko uwo mwana w'umuhungu yavutse agahita amupfumbatisha imbuto ubwo icyo gihe agahita avuga ngo umwami yavutse ariko si ubwo yabikoze kubera iki kuko afite amakuru y'uko azavuka ari umuhungu kabiri azarama kuko bamenye ko azapfa vuba ntabwo byari kuvamo urumva ko bafite ubushobozi bwo kumenya gupfumura babita gupfumura ariko tukamenya neza yuko ubwo bupfumu butavuye ku Mana yo mu ijuru ari iyo myuka yatanze ubwo bushobozi abo bana rero uko imiryango yaterekereye uko iyo miryango yabigenje bikazasohora mu bisekuru 100 200 magana ngahe bigasohora ku bana umuntu akarwana n'ikintu atazi aho cyaturutse cyaraturutse mu myaka. Hari abantu bakorana n'imyuka mibi batabizi ko ariyo bakorana nayo. Yego. Kubera yuko Bibiliya irambwira ngo nibagera mu ijuru. Yego. Inzira ijya mu ijuru ni imwe. Turi kugendana twese abaririmbyi abakristo turi kugendana tugiye mu ijuru. Ikikwereka ko abo bantu bari gukorera imyuka mibi batabizi ni hahandi Yesu azababwira ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya. Tayari bari bageze imbere ya Yesu bavuga ngo ko twahanuraga mu izina ryawe tukirukana abadayimoni mu izina ryawe utwirukanye ute nimumve imbere sinigeze kubamenya. Bisobanuye ko hari n'abantu bakorana n'imyuka mibi bakorera imyuka mibi batabizi bakaba bafite umwuka w'ishyari cyane cyane. Niba abonye ikintu cy'umuntu wo kugira ngo agisenye amufashe gusenga gukira kwawe ni inyungu zanjye nubo wagize nka gukeneraho bitanu ndabibona ariko ngiye nkumva ntashaka kukira kandi ndi umunyamasengesho ndi umunyamwuka ndi umupasiteri uyakiza ate yankiranya ate twarasenganye none wagiye kuntambukaho gute agashaka kw'ibyawe bitazamuka. Uwo mwuka rero hari izo ngabo iyo myuka yo mu ijuru ishinzwe gusohoza icyifuzo cyawe wowe uri gusengera mu bugome kuko bashinzwe gusohoza ibyifuzo by'ubugome. Ngiye uriya mbanye wate napfe yatwatura ijambo ko agomba gupfa agapfa bakavuga ati umugeni ejo babona ibibi barabibona kandi n'ubundi nta kiza umwanza tugambiriyeho na rimwe igihe cyose atugambiriraho ibibi bo rero babona ibibi ntibabona ubutsinzi ko Kristo abatubereye maso. Urapfuye upfushije umwana kandi koko wamwizerera mu nkora ikize mukozi y'Imana aho kureba Imana ugahita utumbira ngo umukozi y'Imana ngo arakukemurira ibibazo byawe byose. Inama rero nagira abantu uyu munsi wa none kondisiyo niba uri umwana w'Imana niba ushaka gukorera Imana yo mu ijuru atari Imana y'abanyegiputa atari Imana y'abanyakanani atari Imana y'abasekuruza bo mu butayu ukumva ushaka gukorera Imana yo mu ijuru wowe udukurikiye ushaka gukorera Imana yo mu ijuru urubahiriza iri jambo riri mu Befeso. Yego. Ubanza ukiranuke kuko Imana ntigendana n'abakiranirwa. Wambara intwaro nusanga hari nimwe iburamo niho umwanza azakurasira. Nusanga hari nimwe iburamo ntujye gusenga ubyihorere wiryamire wisinzirire. Kuko ikiza ufite uko izakugenera uzibwa. Hari abantu benshi cyane bapfuye batabibonye kuko batashoboye kubihatanira. Utashoboye kubihatanira nyine emera wipfire ariko niba ubikeneye ntabwo urabibona gutyo ngo izaza mu ijuru ihagarara imbere yawe ijye kubigukuriramo. Izagendera muri wowe ikorere muri wowe imenagura izo nzugi z'imiringa kubw'imbaraga wowe ubwawe ufite nizo zizaguhesha ibyo ngibyo ukeneye kandi byose uzabibona nta na kimwe uzabura kuko uzaba uri guhangana n'izo mbaraga zabitwaye winjireyo. Rero niba utabishoboye ubwo uriryamira niba ushaka kandi kumva ko ugomba kuguma gutyo ufite umwuka utazi gukorera umwuka ukorana n'umwuka wo barangire kandi bivuge gutya subira ku isoko ujye gusenga ureba aho waba warakiraniwe aho waba waritwaye nabi ku Mana Imana yongere kuvunjira kubera yuko umwuka wera iyo yaje hari abavunjirwa baratangiye ari inzira nziza baratangiye neza bagatangira afite umwuka wera iyo yamaze kukugeramo aguha impano izo mpano yaguhaye rero ndabigereranya n'umugore wageze mu rugo ari umugeni yazanye amashuka amasahane n'ibisorori byose biraza ikintu umwuka wera akora iyo mutari kugendana neza avuga ati mugabo wanjye ko nkunda umugabo utaha kare mutari kugendana neza
arigendera wenyine ntabwo barakora divorce ngo mugabane. Iyo bigusigiye rero nuko bigaragara yuko hari undi mugore winjiye muri urwo rugo. Uwo mugore winjiye muri urwo rugo ya sahani wa mugore wa mbere yazanye azayikwaruriraho, ya mashuka azakomezaho, ya mitako izagumaho. Wowe uje muri urwo rugo ntuzamenya yuko uwo mugore atagihari. Ariko byaturutse kuki yahinduriwe nuko yanze kumvikana n'umugore we wa mbere, batandukana yinyonyombeye yigendeye. Rero nawe muhanuzi uri guhanurira mu kirere utazi ko ari cyo, uri gukoreshwa n'indi myuka kandi utabizi, genzura aho waba warangirikiye, wongere usubire ku isoko, umenye ibyo ugomba kugaburira abega. Uyu munsi wa none baragushakisha impamvu zituma utazakorera Imana. Icyambere kuko uri umwanzi wabo uzabarwanya. Ikintu cyambere bazakora ni iki? Bazakwiba umugisha Imana yaguteganyirije. Yego. Bawutware. Bibiliya irambwira ngo haraho Imana yabwiye Nikuro ngo nzamenagura inzugi z'imiringa, nzazicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buhishe mu mwijima ahiherereye. Nekereza ko Imana yagiye kubibikayo, ntabwo yasaba kumenagura inzugi z'imiringa. Imana yagiye kubibikayo, ntiyarinda kujya kubitagura ibintu by'ibyuma. Nta nubwo Imana yabika mu mwijima, ahubwo yirareba agahinda kawe wowe uri kuririra hasi ufite ibibazo bitabarika. Wabuze ibyo kurya kandi yarabigugeneye, wabuze ibyo kunywa, wabuze ubuzima, wabuze minerivare, wabuze bya bindi byose wageneye, wabuze umugore, wabuze umugabo, wabuze abana, ugahora unamba ku Mana urira. Ikavuga ati nzamenagura inzugi z'imiringa nzicemo kabiri kugira ngo ubutunzi buri mu mwijima hiherereye. Ni umwanzi wabijyanyeyo, ntabwo ari Imana yabijyanye. Okay. Bohereje umurozi kuko bakorana n'abarozi, bakorana n'abapfumu, bakorana mbese bafite ukuntu bakorana. Noneho umurozi araje arakuroze, akwambuye umugisha wawe. Utwara uruhinja, ushobora no kuwutwara uri mukuru. Iyo uri mukuru akenshi ugize umugisha wo kuba umubyeyi yawe yaragusengeye, ushobora kuwitangira wowe ubwawe. Uruzitiro rukugose ukarusenya, umwanzi akabona aho yinjirira. Icyo gihe umujura iyo yinjiye akabitwara, ntabwo wajya kurenganya mama ngo ntiyagusengeye. Yego. Hari urwego ugeraho ukaba utakiri kubarirwa ku babyeyi. Rero utabonye mama wagusengera, ubwo n'ubundi ukaba ari kera, birashoboka ko babitwaye bahereye muri rya sezerano rya mbere abasekuruza batanze. Ati nadutatira ntazazana umugore. Yego. Nadutatira ntazagira umugabo, nadutatira ntazagira abana, ntazagira akantu na kamwe abona. Ibyo bikakugiraho ububasha. Haba hari uwabonetse mu gisekuru cya vuba yaragusengeye ati ndashaka umugisha abana banjye, wowe ukazagera igihe ukazatuma uruzitiro rwawe rusenywa, umwanzi akinjira, urabyimenyera. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo yewe ikintu cyazanye mu itorero umuzi ushariye, sibyo? Irindi kavuga ngo hari abantu baseserwa ihishwe. Uyu munsi nge iyo nitegereje mu nsengero nyinshi zigiye zitandukanye, habamo abana bameze nk'ababa bari guterekera, hakabamo ababa bameze nk'abari kubandwa, ariko bakabikora mu buryo buri modern bugezweho. Mu makwe ukabona n'urugero, urabona nka kuri ejo ndajya ahantu mbona bari kumena champagne, n'urugero ntanzi, sibyo? Ariko wakurikira mu mateka ugasanga ibintu bari gukora byarakorwaga, ahubwo icyahindutse ni konteni, n'uburyo bikorwamo, ariko bijya kuba simile, bijya gusa. Ibi bintu iyo bije mu cyitwa inzu y'Imana n'iki, n'ubundi bikongera bikaba vague. Abantu bashaka guhumuka no kumenya amacenga n'aya mayeri akorwa babibona bate, babikemura bate? Yego. Abangaha tuhise tusa nk'abamanukaho, tukimara gutekereza kuri ibyo bintu by'abo muntu byatwawe bigahishwa bikajyanwa mu mwijima. Imana ikavuga ngo izamanuka ngo nzamenagura inzugi z'imiringa, nzazicamo kabiri, nzagenda imbere ahantu bashyize dodani nzihakure, ngende nkukurire y'ubutunzi buhishwa ahantu mu mwijima. Umva ikintu itazakora, ntabwo uzayibona n'amaguru iza kugukuriramo ibyawe. Yego. Ahubwo ikizakora, izakorera muri wowe ubwawe. Yego. Kugira ngo ubashe gushyikira ibintu byawe wibwe. Ni wowe izakoreramo, igushyire, igendere muri wowe, ikorere muri wowe, ikwambika imbaraga, ugenda uri umunyembaraga. Kuko hariya ahantu hahishe biriya bintu, ntabwo ari ahantu uwo ari we wese yakwinjira. Nta muntu winjira uwo ari we wese. Urumva ni ibintu bimaze. Ko hari abantu bagifite ubujiji, ko hari abantu bazabinjirirayo. Nawe njyewe urugero rutari kure. Yego. Roba, uri umusore wenda n'urugero, ufite umugore, sinzi umugore ushaka uwo ari we, ningera aho ngaho nzabwirwa n'icyo umugore wawe ngo mugusohorere.
niba urugero rutari wenda hari imodoka nshaka imodoka yawe yibwe kuko ibyo biba nibyo babibye umyugirira ari ryabyo nagira no mu ntekerezo zabyo ukumva urabifite muri wowe uriya muntu tuvuga urugero biravuze ati twafasha abajura bibye abantu ngo runaka tutazi umubare ariko buri muntu naza twara ibintu bye wowe niwe uzi machine yawe batwaye uko yari imeze yego niwe uzi kamera yawe batwaye uko yari imeze niwe uzi televiziyo yawe ni nuko ngukorera uzi umubare w'abana bagomba guzinjiramo ukajya kuzana ariko kugira ngo winjiremo ni za ntwaro zose z'Imana wambaye voilà no gukiranuka kose uzi neza ko uri umwana w'Imana koko ko babitwaye uri umwana w'Imana koko uzi neza yuko uri mu bumana ukuzura imbaraga zose z'Imana ukabasha kwinjira muri cya cyumba cyo kujya gukuramo ibyawe urumva birasaba ahari ibihindizo ahafungiraniwe ariko Imana ikagendera muri wowe ikabikatagura niwe uzajya kubyikatagurira niyo mpamvu iyo babona utangiye gusatira ku marembo baravuga ati uyu muntu ashobora kuba aje gutwara ibyacu bagahita bakurwanya neza hapaka hafi ku buryo urasenga kabiri ubwa gatatu bikanga bati ndashaka gusenga yitatu ku munsi wa kabiri ati nzara iranyishe ugahita urya ndashaka kwirirwa imbere y'Imana buri wa gatatu isezerano ni ikibazo kuri bo banga isezerano ntago bashaka isezerano ikintu cya mbere uzavuga ngo ngiye gusenga ngiye nsenge kuko Imana ikunda ibintu by'amasezerano niyo mpamvu udashoboye gusezerana ikintu uzasoza wakireka ubwo rero ni wowe wenyine ubwiyinjirire muri icyo cyumba bitewe n'imbaraga ufite utabishoboye bwo nyine uzarinda wipfira ibyo batwaye utabibonye kuko umwanzi azigendwa no kwiba no kwica no kurimbura reka mvuge kurakoze kunyibutsa yego mu kubitwara habayeho kwiba kwica no kurimbura babanza gutwara ibikugirira umumaro yego bakabikingiranamo haboneka umwagent uza kukugira inama ariko buryo wasenguka nivuza ubwo n'umukobwa wabuze umugabo cyangwa umusore wabuze umubyeyi wabuze urubyaro wasenguka nivuza uri gucuruza byanga mu mwuka uri kumva ko hari ibintu byabuze byatwa kuko byanze bikunze ari nk'igihe dukora ibiganiro nk'ibi umuntu akaba ngo ari kuroba ngo hari ikintu mwavuze ngo hari ukuntu mba niyumvamo nkumva biranze sibyo kandi reka mbabwire akandi kantu abantu bataramenya yego promise isezerano iyo Imana iguhaye isezerano isi y'umwijima igerageza ukuntu yashaka gusohoza irindi sezerano ryo kwa sabrabure y'ibyawe kugira ngo igumye ikingirane ibintu byawe yego noneho wowe ikintu gikorwa ni igiki babikingiranye bashaka kukwiba kwica no kukurimbura icyo gihe umwagent yaje akavuga ati wavuza wagira wasenga ukanivuza birashoboka ko mujye mureka kubura ubwenge ikintu cyoroshye muri iki gihe rero abantu batazi ni ikihe ntabwo abantu benshi bamenye Imana bajya mu bapfumu kuko babanje kumenya ko uri umuntu w'Imana barakwiba n'undi baramwiba agumya yizengurukaho ntari bujye mu bapfumu haje abapfumu bitwa abantu bitwa ngo bitwikiriye Imana yego noneho mukuza abo bapfumu baje bitwikiriye Imana rero araza akakubwira ati uriya atanga umuti burya akanakuvura akanasenga nagezeyo nsanga ijambo ry'Imana rimanitseyo abafite na Bibiliya ati hari umuhanuzi nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda wagize neza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ko tubishyizeho umunsi ku munsi Imana muri guhumugisha nongeye kugirirwa umugisha n'Imana kwakira umubyeyi tugiye kuganira afite byinshi Imana yamushyize ku mutima kugira ngo atubwire n'ubutumwa Imana yamuhaye ngo atugezeho nk'abanyarwanda rero reka mwakire mbere ya byose atwibwire hanyuma adushyire imbere y'Imana twinjiye mu kiganiro turakwakiriye tugiye kuganira nande murakoze kunyakira amazina nitwa Nyiranduhura Betty ndi umukristo ndogeraho irindi ngo ndi uwa Kristo yego izina ry'umugisha ni Mama Karabo ni ry'abantu benshi banziho umurimo nkora kuruta iyindi ni uwo gusenga uri umunyamasengesho ibindi Yesu aduhana umugisha uri umunyamasengesho hanyuma dushyira imbere y'Imana tuganire Mana turagushimye kuko uri uwera ukiranuka natwe dukwiriye kuba abakiranutsi kugira ngo tugendane nawe turagushimye kubw'uyu mugoroba turagushimye kubw'aya masaha izina ryawe rihabwa icyubahiro rero muri aka kanya tubonetse imbere y'amahanga tubonetse imbere y'abantu benshi bagiye kudukurikira
turasenze ngo ubwami bwawe bwururuke ku bana natwe utuyobore muri iyi gahunda ntaba ari twe ahubwo ubwiza bwawe aba ari bwo bugaragara kuri twebwe udukoreremo ntuhagarare ku ntugu zacu ahubwo ukorere muri twebwe nk'uko wavuze ngo nzagendera muri mwe nkorere muri mwe ndagusabye kugira ngo uzubane natwe tugitangira ikiganiro ubane natwe kandi uze gusozanya natwe icyubahiro kibi cyawe kandi ukomeze guherekeza ubu butumwa wampaye bugere kuri benshi kuba wagambiriye ko bugomba kugeraho cyubahiro kibi cyawe mu isi no mu ijuru mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Umvugisha uti ndifuza gutambutsa ubutumwa warambwiye ati abantu boroheje n'abakomeye bitwa abakirisitu bafite ukuntu bari gukorana n'imbaraga z'isi y'umwuka ariko y'umwijima bakabitagatifuza bakabyita ko ari iby'umwuka. Uti rero hari ibintu Imana yagiye imishurira byinshi bigiye bitandukanye bakora yaba mu mihango yabo mu migenzo yabo bakora ya buri munsi yaba no mu nsengero ndetse no mu buzima busanzwe. Urambwira ati Imana yakubwiye bashaka kubishyiraho umucyo abantu nibajya babibona bajye babona yuko ibyo bintu biva ku mwanzi Satani kandi abantu barabitagatifujije yaba ababashumbye nabo ubwabo. Reka twinjire gutyo muri iki kiganiro cyacu hanyuma udufashe utubwire donc icyo bintu Imana yagwishuriye ngo haye ikaze. Yego murakoze cyane Imana ibaha umugisha. Twatangiye dusenga. Yego tugiye gukomerezaho ijambo ry'Imana kuko ubuhanuzi bwose budaherekejwe n'ijambo ry'Imana akeshi babupfuye. Yego turasoma mu ijambo ry'Imana riri mu Efeso ibice 6 umurongo wa 10 turageza kuri 18. Yego haravuze ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. 12 kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. 13 nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza mukwesa inkweto ariko butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ingofero mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Yego iri jambo ni ijambo ry'Imana Imana yanyujije mu mukozi wayo kugira ngo abantu bagire ibyo babasha kumenya. Yego muri iki gihe abantu bajya kumva umuntu araguhamagaye ngo mfashe usengere wakurikirana ugasanga uburyo ugiye kumusengeramo cyangwa se uburyo mwaganiriye n'uburyo muvugana n'uburyo muri gufata ibihe byo gusenga ugasanga hari imbaraga nyinshi zakoreye kuri ubwo buzima bw'uwo muntu. Ndatangira mvuga kuri izi mbaraga nanjye byabaye nk'ibimbaho nkabaho igihe kinini nsenga ariko bikarangira ntabona rezilita z'uburyo nasenze. Abantu benshi hari ukuntu basenga bavuga ngo turirukana abadayimoni ngo abadayimoni ijambo abadayimoni rikaba ryinshi na Yesu abadayimoni bake abazimu turashwiragiza abadayimoni hadi Satani turamwohereza ikuzimu bagasenga ugasanga icyumba bakirangije aho bari gusengera baharangije birukana abadayimoni. Yego ibyo byambayeho nanjye senga nkajya nsenga igihe cyose nirukana numva imbaraga zose zitugenda hari z'abadayimoni. Kumbi abantu barahishwe hari ijambo ritavugwa abantu kugira ngo bazasenge birukana imyuka mibi. Ni ibintu bigoye kugira ngo uzumve umuntu ari gusenga yirukana imyuka mibi. Akenshi rero yirukana abadayimoni. Hari ijambo nzi neza njye nabashije kumenya yuko umuntu yari umukristo afite Kristo muri we atari uwo ku rurimi afite Yesu Kristo muri we. Yego aho ari nta mudayimoni uhagera
kuko abadayimoni ako batinya kantu Kristo. ugasubiremo neza Iyo ufite Kristo muri wowe by'ukuri atari wowe wumvanya abandi, atari wowe wabonanye runaka wumva ngo runaka yamugiriye neza, cyangwa atakuzaho akubamo agutuyemo, yego, ntabwo ashobora kuba umudayimoni ashobora kuba ahuri, ntibishoboka. Ariko ugasanga abantu muri iyi minsi barasenga birukana abadayimoni, kandi Yesu uri muri wowe umudayimoni agomba kwibwiriza akagenda. Yego, hari izindi mbaraga rero zitwa imyuka zidatinya kumva aho bavuga Yesu. Izo mbaraga nabashije kuzisobanukirwa maze igihe kinini, akageraho urugeroho rutoya. Nge narasenze kubw'ikintu runaka, cyane cyane ku bakozi b'Imana. Ndavuga kubera icyo abakozi b'Imana kenshi bahura n'ibibazo, ugasanga nibo nzahare, nibo utashobora kubona tike, niba usabiriza, niba uhura n'ibibazo byo kwisi byose. Ndavuga bishoboka bite kandi umukozi w'Imana nyine ari gukorera Imana y'umukire? Yego, numva birancanze. Ndavuga nti rero ndashaka gusenga Imana ikamishurira iki kintu, kuko ntago mbyiyumvisha kumva ngo dore ngo umuntu nguriya umukozi w'Imana niwe nzahare, ngo dore ngo gatambaro, ngo dore mbese udashobora kuvuga ari ba bantu baciriritse. hari ukuntu na societe ibafata nk'abantu. Hari igihe njya nkora nk'ikiganiro wenda n'urugero twike nk'umuntu agahita nzira ngo disi ngo kashonje, donc mu mitekerereze yabo bazi ko bashonje, kandi pe mu bantu batajya buri biryo ngembamo suko se suko. Icyo rero kintera ikibazo. Ariko ikintu cya mbere njya guhaguruka nabwiye Imana, nibwira nti ngewe nutegura kunkoresha, yego, ntabwo nzemera kugukorera ndi bugera ahantu uwuntumyeho akaba ari wumpitike cyangwa akampa ibyo kurya. Yego, kambwira ati nujya kuza ati none se ko natike mfite niki niki, aho uri buntu umwe ngewe umwana wanjye mfite abana 9 sinabikubwiye. Yego, noneho ndavuga nti Karabo wanjye, niba hari inshuti mfite irwamagana n'urugero ntuye i Kigali, yego, nindamuka mwoherejeyo ararwaye afite ikibazo runaka, ndamuhati kimujyana muhe nimugarura muhe nayo ari burire mu nzira. Yego, niba naramuka agezeyo se agasanga uwo muntu mutumyeho arashonje, ahubwo n'iryo tike uwo mwana azagumayo. Rero nsanga icyo kibazo kimbereye ikibazo n'ihurizo rikomeye. Nibwo nahise mfata gahunda ndavuga ngiye kubaza Imana impamvu z'ibi bintu. Narasenze Imana, ijwi ry'Imana yarambwira ngo bene uwo mudayimoni uko nyine akurwaho no kwiriza ubusa no gusenga. Twasenze turi ababyeyi batatu, amasengesho y'iminsi 3 turayasoza. Umunsi wo kuyasoza twayasoreje mu ishyamba. Yego, numva nuzuye imbaraga zo gukubita abo badayimoni bateza ubukene mu bakozi b'Imana. Yego, ndavuga ngiye gusengera abakozi b'Imana bakorera Imana bafite ikintu, hatari kuvuga ngo barasabiriza ngo baritwara gutya na gutya. dore benshi banaguye no mu mitego y'ababahamagara kandi baratangiye neza. Yego, nsanga mu bukene umwanzi ahita kubita, ugihaguruka ukizamuka, ikintu cya mbere umwanzi ahita akoresha no kugukubita ubukene, umwuka w'ubukene. Ukabaho rero urinze ahari, umuntu agatinya no gukizwa ngo adakena, kuko nakizwa neza azakena. Ntakena se bizagenda bite? Uvuga ati ibyo ni ibyanyu, mwebwe ni ibyanyu. Ntazagenda iduka ryanjye rigahomba, ntazagenda nkabura akazi, mbese kuko nibyo bintu byabo. Yego, ndavuga ni umwuka rero ndashaka guhangana nawo. Mu kumara guhangana nawo nakubise abadayimoni uko numva ndi mu mbaraga, niko nahitaga nkubita n'abadayimoni n'abagisida n'ibigihari mu kwezi kwa 12 kwa 2023. urabashwiragira ndava mu ishyamba numvaga mfite imbaraga zidasanzwe. Ndasenga ndavuga nabwe mwe haruguru ndi hepfo hano ndi ku musozi Karumeli, tugiye guhangana n'izi mbaraga z'abadayimoni zateye abakozi b'Imana gutuma abantu bose Imana yacu ituka. Bakabanguriya ngo funga Imana yacu ni nyene, reka tukubite. Twarasenze imvura itunyagirirayo turataha. Mu kwezi kwa 12, yego, kuri Noheli, nagiye kumva itangazo ry'igihugu rivuga ngo nta gisida yishe umuntu. Navugije induru mu nzu ndavuga ngo Imana yumvishe gusenga kwacu. Ndangije amasengesho y'iminsi 3, numva ndanezerewe, rezita z'amasengesho zirabonetse. Bonane yayo rero sasa ku Ruyenzi habera gisida yica abantu nzi. Ndavuga nti nshobora kuba narasenze nabi. Ibi bintu nasenze nibyo cyangwa byarancanye, nanjye byaranjabutse. Yego, nagiye mu nzu mu mwiherero wo guceceka. Ndavuga Mana, ntabwo ndi busenge, sindi bugire gute, sinzi ukuntu biri bugende, ariko njya mu mwiherero kumva ngomba guceceka nkaba imbere y'Imana yikagira ikintu ikora, kuko yo sinayigumuraho, sinagira gute, nta handi wo guhungira mfite. Nibera ahantu mu nzu
namazemo iminsi 3 ku munsi wa gatatu nibwo Imana yampishuriye imbaraga turwana nazo Yego. impa iri somo Mm. ndongera ndarisoma Imana irambwira ngo abantu benshi basenga birukana abadayimoni kandi mu gusenga birukana abadayimoni baraciriritse abadayimoni bari hasi cyane na Satani ubwe Yesu yamumennye umutwe yaramanutse agikuzimu ngo asiga amumennye umutwe aranamuboha icyo akoresha no kohereza abadayimoni mu isi nk'utuma ariko nawe nta mbaraga dufiteho na Satani afite intege nke ariko iyo myuka irarenze ifite imbaraga nyinshi myuka mibi ahantu ho mu ijuru n'abamarayika nk'uko benshi babizi bari abamarayika bo mu ijuru babanye n'Imana babanye na Yesu barabizi ariko banze kumanukana na Satani ikuzi baravuga ati ntitwamukurikira kuko yatsinzwe bafashe ikirere rero nibo bafashe ikirere wasenga isengesho iri sengesho usenze mu ntege nkeya nirigereyo niyo mpamvu twasomye hano ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga Daniel yarasenze bwa mbere ibisubizo biragenda icyifuzo kikigera ku Mana Imana irakibona kuko yasengesheje umwuka iteka mu gusenga kwe iyo usengesheje umwuka iteka mu gusenga kwawe ntabwo iyo myuka ifata iryo sengesho ariko igisubizo gishobora kugira ikibazo abohereje igisubizo icyo gihe ngo babita ngo n'abamedi n'abaperesi aba barafashe ibisubizo bya Daniel yego Daniel akomeza gusenga Imana ati ko nasubije igisubizo yohereza marayika tirindure ikibazo kiri hari nawe ngo baramubo Daniel akomeza gusenga hamanuka Mikayeli niwe bashije kubohora ibisubizo bya Daniel bigera kuri Daniel ariko Daniel yakiza kudasengesha umwuka iteka ibyo bisubizo ari kubibona ariko uzahora ategereje iyo myuka irafata saba dayimoni babifashe mu kumenya izo mbaraga nsanga birarenze nsanga ni imbaraga zikomeye cyane rambwira ati rero muri iyo myuka muri izo mbaraga rero nta muntu ubasha kuzishobora yego adambaye ziriya ntwaro zose z'Imana zasabwe hari ikibazo kijya kivuka abantu ngo twasenze ngo ari wese naze dusenge ngo tugiye gusengera ibi nibi ngo tugiye gusengera igihugu ngo wasambanye umurozi umukibiki bose bakaza ngo baje gusenga nuko kujya kurasana gusenga nuko kujya guhangana ngo kuko tudakirana ntabwo ari ugukina kw'abana n'ugurwana wowe ugiye kurwana nande ugiye kurwana nawe uramuzi biragusaba iki gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga niteka nta nubwo ari none ngo urekeraho bamwe rero barasenga bakarekera kandi Daniel nawe yasenga akarekera ubwo umwuka yisamishura kandi kantu hari abatwara intwaro ariko ntibazitware zose ugasanga umuntu yambaye ingofero nk'agakiza yego ariko igituza cye kirarangaye umuntu yambaye inkweto nk'ubutumwa bwiza ariko mu nda atambaye sentire nta kuri afite nta gukiranuka donc ubutumwa natwaye yasomye wenda Yohana urukumva kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ntiyatwara intwaro yuzuye ariyo nkota y'ijambo ry'Imana amenye ngo byatumye itanga umwana wayo byagenze bite Yesaya yamuvuze ko azabimeze bite ngo bika ijambo ry'Imana ku mutima we ribe rigwiriye ndahita mbivuga aho byose bijyanire rimwe nze kuvuga rero imbaraga zirwanya abantu izo mbaraga uburyo zirwanyamo abantu noneho ahangaha ijambo ratubwiye ngo mwebwe musengesha umwuka iteka kandi musabira n'abera bose aho bari gusengera ntimwihugireho mwebwe ubwanyu ngo ngiye muri nize urumva bo gahunda bafite ni ukuguteza uburyo ugumya wihore usengera umuceri usengera kawunga usengera minerivare utwo tuntu turi aho hafi dutuma utakubita ngo ugeze kure rero iyo myuka ikayita igenda ikagera kuri abo bantu b'Imana bisaba ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi wambaye nyine koko za ntwaro zose z'Imana ariko so urazambara urinde ugiye kwambara intwaro zose z'Imana Yohana igice cya mbere 12 mbere na mbere banza umenye neza niba uri umwana w'Imana